Iyi nzu ifite option ebyiri, hari uburyo bwo kuyikodesha n'uburyo bwo kuyigurisha. Turaza kubabwira kuyikodesha icyo bisaba no kuyigura icyo bisaba. Karibu tubanze tubereke hanze. Ibihe byiza nanone mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi nagatangaza tubazaniye inzu idasanzwe mu mujyi wa Gisenyi. Iyi nzu ni nziza pe, ifite ibyumba 4, salon, salle à manger, salle de bain eshatu. Irimo equipement zose tuje kuyigurisha. Uribaza ngo tuje kuyigurisha ngaho? Mbere yuko dutangira banza ubereke side yaha hanze kuno hameze. Ahantu ni heza pe, ku buryo wakwifuriza umuntu wese kuza kwatura. Murabona mu kibuga hose n'amapave meza atanyerera, atatuma huzura amazi mu rupangu. Ahantu ni heza kuko ni mu kizungu cya Gisenyi. Abantu bamenyereye mu makuru murabizi neza. Mbere yuko twinjira mu nzu tubereka ibikoresho biri mu nzu, kuko iyi nzu ifite option ebyiri, hari uburyo bwo kuyikodesha n'uburyo bwo kuyigurisha. Turaza kubabwira kuyikodesha icyo bisaba no kuyigura icyo bisaba. Karibu tubanze tubereke hanze. Wow, murabona hanze ukuntu hameze, ni heza pe, harashimishije. Hano ni kuri Betfag ku rusengero ruri hafi na Iyerika. Dore iriya ni kaburimbo. Iyi ni kaburimbo, hano hagaze abagabo babiri, umwe wifashe mu manyanginya, hariya tambuka mu mama ni muri kaburimbo. Umanutse hano uhita ugera ku vene nziza iguhingutsa kuri Iyerika. Namwe murabona ukuntu hatuwe, reba amazi ahegereye, reba fresheri ziraha. Iyi nzu iturutse kuri iriya portail ikagera hano, niho ubuso butangirira bukarangirira hano. Tugiye kubereka uburyo mu nzu hameze kandi ibiciro muratungurwa cyane. Iyi nzu ni nziza, yubatswe mu buryo bugezeho. Noneho ku kari rooftop ndahabakumbuje, tujyane ntimusigare. Wow, murabona iyo ugera muri salo wakizwa na salo nziza cyane, ifite intebe za Dubai, intebe nziza ku buryo washyiramo umugeni akicara muri uko kwezi kwa hano umuntu akazagushimira, ukazamukonfirima mu mutwe ku buryo atazibagirwa ibyo bintu. Televiziyo irahari, hejuru ni gypsum nziza, murabona ko ifite imitako myiza iri naturel. Mbese aha hantu ndahakurarikiye. Ifite noneho salo ebyiri, hari aho gukorera inama ndetse n'aho kurira. Murabona akantu keza ko gukoreramo inama ndetse na famiye yawe mu gihe turi bakeya, ukicara hano ukahakorera inama. Murabona rero ukuntu ari heza cyane. Tuyerekeye hano turahita tubona, wow, dore mira ituma utajyana ibiryo ku munwa, kwa kundi tumara gufungura wagenda kihanagura ukabanza wareba no mu bwanwa neza. Okay, hano iyi ni salle à manger, salle à manger nziza pe. Iyo tuvuye kuri salle à manger tujya ku imbere ya salle à manger tuhabona igikoni cyiza cyane, igikoni cy'igisirimu kitajagaraye. Murabona ukuntu giteye neza cyane. Iyi nzu ifite igikoresho ku buryo buri kimwe kirimo. Kuza uje muri iyi nzu nukuzana inkweto n'imyenda yo kwambara gusa, kuko ibindi byose birimo. Firigo irahari ndetse n'ibindi ndaza kubabwira. Rero iyi nzu ifite uburyo bubiri bwo kuyibukinga. Ushobora kuyibukinga mu dolari cyangwa ukayibukinga mu manyarwanda, bitewe nuko nyirari umunyamahanga, niyo mpamvu tuvuga idolari cyane. Reka twerekere muri dushe mbere yuko tuberekere tujya mu cyumba. Wow, murabona iyi dushe ukuntu ari nziza cyane. Dushe ni nziza cyane kuko umuntu wamwifuriza kuza kuyikarabiramo akabyumva neza. Hano uhita ufunga ibintu bikagenda neza cyane. Ni ukuvuga ko rero umuntu washobora ahantu nta gihombo na kimwe yagira. Tujya mu gikari tugendane. Ese uratekereza ibiciro arangahe? Gukodesha nangahe? Kugura nangahe? Karibu. Iyo tugeze hano tuhita tuhabona space nini cyane, space irimo imbuga nziza ku buryo kuhanika no kuhakorera indi mirimo yo mu rugo yihariye. Aha hantu ni heza cyane. Arana amadushe na toilette yo hanze, tugahita tubona ikigega gifata amazi
ndetse n'akamashini kayazamura mu kigega. Murabona ko ari ahantu heza cyane. Hano turahita tubona igikoni cyo hanze nacyo kimeze neza cya kinyarwanda. Hano tugahita tubonamo geto y'umukozi wo mu rugo. Karibu tubereke noneho rooftop ukuntu imeze, bariko yo hanze yo irashimishije cyane. Ubona uyu mujyi wose wa Gisenyi, ukabona iki kizungu cyose uko cyakabaye. Ibiciro ndaje mbibabwiye. Aha hantu ntabwo nari nahababwiye n'ababasobanuriye neza. Hano hafite uburyo bwinshi bwo kuhakoresha ukonsuminga ibyo washoye. Aka kantu ni keza kuza ukakicaramo maze kwiyumvira umunyenga uri kumedita. Mwakabonye ko nari keza. Dore indabyo nziza zigaha guhumeka umwuka mwiza. Karibu. Reba dore aya matara nagaragaza abantu batambuka nijoro bareba niba inkweto zabo zanduye. Aya mavaze murabona ko ari nitirere, amavaze meza cyane. Tuzamuka murabona aha hantu ni heza cyane. Murahareba dore ahantu turi. Noneho tugiye kubereka kuri Yerika, tubereke kuri Betfag, tubereke mu kizungu, tubereke umuhanda w'amakuru. Hano kameramani yerekeje kamera ahantu kuri Betfag. Imbere ya Betfag gato uramanuka ugahita ugera ku rupangu rwa Yerika hariya mureba. Aho si mu kizungu, murabona amazu ahegereye ukuntu ateye neza cyane. Ahantu hafite ibice bibiri, hari iki gice ndetse n'ikindi. Ushobora kukigira aba VIP, kiri ukakigira VVIP. Ukazana agatebe kawe ugatera hano, ukinywera akacyayi kawe cyangwa se agafanta ukumva umerewe neza cyane. Uratekereza ibiciro arangaye. Hano kuhakodesha ku kwezi n'amadolari 700 ku kwezi, ugakonsoma ibintu birimo byose. Haba harimo gazi, haba harimo umuriro. Hano hantu nta kintu waba bibeshye uhabukinze kuri ayo mafaranga. Abadiaspora baba bashaka kuza gukora ubukwe, karibu. Hanyuma rero igiciro cyo kwagurisha ni $160,000. Muri make ni ibihumbi 110 by'idolari. Nabwiye ko nyiraho ari umunyamahanga, niyo mpamvu avuga idolari cyane. Ikindi mutwandikire kuri 078 300 875. Nababwiye ko aha hantu haguze ukoze investment nziza cyane, waba ushoye heza kandi nta gihombo kirimo pe. Iyi nzu irakomeye, yubakishije itafari kuva hasi kugera hejuru. Itafari rihiye, ibikoresho birimo biri kuri standard, ni byiza cyane. Ngaho rero mutugane kuri iyo nomero twababwiye, mutangiye amafaranga twababwiye. Ibihe byiza, turabakunda cyane.